mu gice giheruka nanguze mu gice cyatambutse twasize Rogan ari kumwe na Jesse ari kumubwira ati yewe Crania ntawe ukiriho, emera wakire yuko ntawe ukiriho, aterega n'ubundi naragukundaga kandi n'ubu ndacyagukunda, nukenera umuntu wo kukuba hafi, ugakenera wo kwishingikirizaho, ugakenera wo gutegera ibitugu byo kuririraho, njyewe jya sindahari. Rogan rero aba ari kubwira Jesse amubwira ati rekeraho, ntabwo nshaka kubiyumva, mbabarira iyo nkuru sinshaka kuyumva. Inkuru yacu reka tuyitangire kuri aba bombi babiri. Rogan akomeza kubwira Jesse akamubwira ati Jesse, umutima wanjye wose ntakubeshye wakwamiye kwa Crania, umutima wanjye arawuyoboye, ntumva nta wundi muntu nshobora gukunda uretse wewe wenyine. Rero kuba wambwira ngo urankunda nangwa se uracyankunda ntacyo byakumarira. Niba ufite uwo ukunda nangwa se ukaba ufite ugukunda, uzamukunde hana gutegereza njyewe Rogan. Ndumva umutima wanjye utanyemeza ko Crania yaba atakiriho, kandi niyo yaba atakiriho biragoye ko hari undi muntu wapfa kuza ngo amusimbure. Bijyansaba ikindi gihe cyo kwakira yuko atakiriho. Jesse ati ndakumva, byose uri kubivugishwa agahinda n'intimba ufite mu mutima, humura riga nanjye nzaba ngutegereje, ntago ndi kuguhatira ngo unkunde nonaha, ariko igihe cyose uzumva bikwiriye, igihe cyose uzabona ko ngukwiriye, nkwiye gukundwa nawe kuko wowe ngenda gukunda, nzaba mpari kugira ngo nkubwire ko nanjye mpari ko bwawe. Igihe cyose uzaza ukambwira uti nanjye nsigaye ngukunda, nzaba niteguye kukwakira. Njye ntago ndi babari bahisha ibibarimo, ndabikubwira ikiba kikaba, ukanyemera nangwa ukanyanga. Gusa niwe musore wa mbere natinyutse nkabwira ko mukunda. Ntago ngiye guhakana ko nafite abandi bantereta, yewe banankunda, banabikora kurusha uko wabikora, ariko nyine ntago mbakunda. Rero aho kugira ngo mbateshe igihe kandi mbizi ko mfite undi nkunda, nahitamo kubireka. Uzasanga rwose ngigutegereje, uzasanga umutima wanjye ukigutekereza, ndetse uzasanga nkigukunda. Wowe genda ukora ibyo ushaka byose, banza wihe igihe, wibagirwe urukundo rwawe rwa mbere, uzasanga nanjye njyewe Jesse mpari. Rogan ati Jesse, reka ngusabe ikintu kimwe, fasha gushaka Crania, iby'inkundo binkuremo. Njyewe ndi uwa Crania, emera ko ari we rukundo rw'ubuzima bwanjye. Basi niba ubona ko kuba utiteguye kuba wambura mu buzima bwawe, reka tube inshuti zisanzwe, ariko iby'inkundo byo ubu byibagiwe. Kano kanya sinumva ko byakunda ko jye nawe duteretana. Jesse aterega nta kintu nanze, ndabizi neza igihe kizakungarurira, kuko uwo tugiye gushaka ntawe ugihari uretse kwigiza nkana. Ndabizi si njye wa mbere ukubwiye ko Crania atakiriho, ariko ahari uzabyemera ari uko ubibonye. Amubaza ati none se basi Jesse, hari amafoto ya Crania waba ufite? Undi ati amafoto ya Crania mfite namwe akiri muto, ya yandi yo ku ishuri, kandi sintekereza ko
ariya hari icyo yadufasha. Undi ati nta kibazo, ifoto iyo ariyo yose ipfa kuba ari imugaragaza, reka tuyiprintinge twamamaza ahantu hose, dutanga amatangazo ahari wenda twamubona. Jesse ahita amubwira ati kereka icyo udashaka nicyo cyonyine ntari bukore. Ahita amubwira ati ngaho injira mu modoka tugende, ngende ndebe ko ayo mafoto nayabona tujye kuyakoresha. Tuve kuri Logan ndetse na Jesse twigarukire kuri Climax. Climax rero aba yicaye mu sitting room atuje ari kumwe na Lia bari kwirebera televiziyo. Ari amasaha ya nimugoroba. Ajya kubona akabona Laura arinjiye. Kari agahita gahaguruka kakagenda kakayambira papa wako. Lia ahita abwira Laura akamubwira ati dade, ati kandi ubu wabona uje gutyo gusa nta kintu uzaniye umukobwa wawe, birashoboka? Laura ati Lia, nta kintu nakuzaniye pe, ihangane. Lia ati dade, ntabwo bishoboka, none se utashye gutyo gusa, uje gutyo n'imbokoboko nta na shokora unzaniye? Laura ati Lia, mbabarira pe, mfite stress, nta nubwo ndi gutekereza neza. Lia ati none se dad, ngufashe gutekereza, ahari wenda ntabwo uzongera kwibagirwa kunzanira shokora. Ese ubundi ufite ibihe bibazo? Dadi wowe na mami muri kundakaza, mumaze iminsi mutanyitaho, mba ndi kumwe na Climax, musigaye mutaha amajoro gusa. Ese muba mubona tutabakumbuye? Laura ati mwana wanjye, erega natwe tuba tubakumbuye, ariko inshingano iyo zidufashe tuba tugomba kwitaba, iyo ziduhamagaye turitaba, ndetse iyo zidufashe tuba tugomba gukora izo nshingano. Lia ati dad, aho ntabwo nsobanukiwe. Laura ati mwana wanjye, tega amatwi wumve. Anti wawe Gloria ari kwa muganga, kandi ni njyewe na mami tugomba kuba turi kumwitaho. Lia ati Anti Gloria, uwo se nuwahe ko ntamuzi? Laura ati Lia, wimbaza ibintu byinshi, kano kanya sinabona ibyo ngusobanurira, ariko basi reka ibintu byose nibirangira tuzagusobanurira. Undi ati dad, ibyo uri kumbwira byose ntabwo ndi bubyemere, niba waje nta shokora unzaniye uragaruka, kuko ntabwo wemerewe kwinjira muri iyi nzu nta kintu nzaniye. Dad wamenyereje ko utagomba kuza gutyo gusa, none se kuri iyi nshuro byakugendekeye bite? Laura ati rero Lia mwana wanjye, nanyuze kuri boutique ariko ndibagirwa, nari nagiye gushaka telefone ya Climax. Ntabwo ubizi ko mukuru wawe nta telefone afite? Lia ati dad, kuba wari wagiye gushaka telefone ya Climax ntibikwibagiza ko nanjye nari nkeneye shokora. Laura ati aha, narakwibyariye atumenye uzanyiyicira. Lia ati rega jya umenya ko ari njye sheri mukuru, warabyibagiwe? Climax na mami baza bakurikira, ni njyewe sheri mukuru kuri wowe, rero uba ugomba kunyitaho.
Raoul ahita asohoka akajya gushaka shokora ya Lia akagaruka azifite. Lia ati sureba ze noneho ubikoze neza. Ahita afata telefone yaravuye kugurira Clenia akayimuhereza. Ubwo atakira telefone, nta mukobwa ungana nawe utagira telefone. Clenia yitegereza ya telefone yarangiza akamubwira ati urakuze cyane kandi iyo iri kumpera umugisha. Raoul aramubwira ati ibintu byose birimo, nujya ugira ikibazo ujye uduhamagara. Raoul ahita amubaza ati none se amasomo aragenda, urabona biri kuvamo nangwa tugushakira ibindi byo kwiga? Clenia ati dad ntugire ikibazo, nubwo natangiriye hagati mu gihembwe ndetse tukaba tugiye kwinjira muri examen, nyizera nzakuzanira amanota meza. Ntabwo rega ndi umuswa, nuko nari narabuze ubushobozi. Raoul ati urakoze kundema agatima, nta nari nje hano nkuzaniye telefone kubera ko turi kuba turi bize cyane, ugize ikibazo waduhamagara. Raoul ahita agenda, Clenia agasigara aho ngaho. Ahita abwira Lia akamubwira ati Lia genda mu cyumba cyanjye. Lia ati icyumba cyawe? None se kucyita icyawe wenyine? Ntabwo nakubwiye ko uhereye uyu munsi icyumba cyawe ari cyo cyanjye? Ntabwo nzongera kurara mu cyumba cyanjye nyine kandi mfite mukuru wanjye. Clenia ati mbabarira, ngaho ugenda ujye mu cyumba cyacu urebe mu kabati unzaniremo agapapuro kariho nimero, ubundi uzinzanire. Lia aragenda akazana agapapuro kariho nimero akakamuhereza, ariko akamuhereza ari guseka. Clenia yitegereza Lia akavuga ati Lia niki kigusekeje? Nimero nizo zigusekeje? Lia toya ati rega Clenia nzi gusoma, izi namba si za Dr. Clenia ati yego ni za Dr. Hamza. Lia ati kombe rata narabibonaga. Clenia ati bicyo wabonaga kandi wakanawe? Lia ati nyamara njyewe njya mbibona. Ati najyaga ndeba ukuntu Dr. kwitaho, burya yaguhaye n'inamba ze? Ataha ngiye kujya ndeba sasa, ndabona hagiye gutangira agakino. Clenia ati ngukiriya agakino bwoko ki? Lia ati nzakubwira. Clenia atapinga inamba za Hamza muri telefone ye, yarangiza akamuhamagara. Hamza aritaba akitaba ati karame. Clenia nawe ati muraho neza Dr. Hamza ati muraho. Clenia ati se mwari muraho? Hamza ati yego turaho turashima Imana. Clenia ati nizere ko ntakurogoye, aho ni waba ukiri mu kazi? Hamza ati oya natashye ariko rwose nibwo nyigera mu rugo, ntabwo nari nkiri ku kazi. Ahubwo se who is this? Ninde turi kuvugana? Clenia ati Dr. ni Clenia uguhamagaye. Dr. ati oh umeze neza? Clenia ati ndaho. Hamza ati none se kuki watinze kumpamagara? Clenia ati Dr. mbabarire gusa na telefone nari mfite, ariko noneho ndayifite, iyi niyo namba yanjye. Hamza ati none se basi urumva uri kugenda woroherwa?
Claire ati ni gake gake ariko nyine mba numva nyine bigenda biza, umunsi nkumva meze neza, ejo nkumva byanze, mbese nyine ndaho sinzi ikijya mbere. Hamuza ati none se watangiye kwiga, wagarutse ku ishuri? Claire ati yego ndiga, amukanya ndaza kuba ndi kugaruka mu masomo nsubiramo ndeba kugira ngo niyibutse. Hamuza ati none se niba byakunda wampa location yo mu rugo nkaza kukureba? Claire ati nose doctor ntago mwaba mwigoye? Hamuza ati oya, remember uri inshingano zanjye, niyemeje ko ngomba kukwitaho kugeza ukize burundu. Claire ati ntacyo reka nze nkuherereze location, nugera kuri gate uraza kumpamagara mbwira umukozi aza gufungurire. Hamuza ati okay, nibwo nari nkigera mu rugo, reka noneho mpite nza, ariko se ntega akamoto nangwa nzane n'imodoka yanjye, ikiri bwihute ni ikihe? Undi ati kuko ari nimugoroba ashobora kuba harimo ambutiyaje, byaba byiza ufashe agapeki kuko niko kaza kwihuta. Hamuza ati reka ndebe ibyoroshye nibyo ndibuze gukora. Claire ati sawa, reka tugutegereje, uhawe ikaze kandi. Hamuza ati okay, murakoze nanjye mu kanya ndaba mpageze. Claire ahita kupa, mu gukupa Riya ahita aseka. Claire ati kandi usetse iki bite byawe? Ariko Riya noneho nawe rero usigaye uncanga, ubu niki gisekeje mu bintu byose mvuze? Riya ati ahubwo mbwira njye kubwira umukozi ategura iki? None se Hamuza araza hano ahave ntakina Riya na nikina ngwe? Claire ati Riya turaza kumwakiriza ibihari ntugire ikibazo. Tuve kuri Claire ndetse na Riya, ahubwo twigarukire kuri Atete ndetse na Brian. Baba bageze kuri airport, bagarutse mu Rwanda baje kureba Gloria. N'ubundi bagera kuri airport hari umuntu waje kubafata, bagahita bagenda ariko berekeza mu rugo kwa Brian. Brian rero bagera mu marembo y'igipangu, akabwira mushiki we Atete, akamubwira ati sister ndumva mfite igihunga n'ubwoba, ndi kwibaza umugore wanjye ndaza kumureba gute mu maso, ndimo ndibaza ndetse buriya noneho kuri iyi nshuro araza kumbabarira. Atete ati bro uze kureka bari njye uvuga, Gloria umundekere ntugire ikintu n'iki na kimwe uvuga, njyewe ubwanjye ndaza kumuturisha, ndaza gutuma yongera kukwizera, yongera kugukunda, ndaza kuhava maze kukubabarira, kabone niyo bitaba uyu munsi ariko bigomba kubaho. Rero nyizereramo ureke nkora ibyo ngomba gukora, ntago ngusabye ngo uze kuvuga utaza kunyicira plan. Bavuza amahoni akawuruza kugurura. Atete asohoka mu modoka akavuza inzogera, bakaza gufungura. Mu gufungura haza akana k'agakobwa kakiri gato,
akababaza ati none se muri bande ko tutabamenya. Anete ati wowe duhe karibu uraza kutumenya, ahubwo se Gloria dushaka arahari? Akana k'agakobwa ati Gloria, uwo muntu ko numva ntamuzi se muri uru rugora yaba ari nde? Iki gipangu nyibanamo na mukecuru, nta wundi muntu ubamo hano. Anete ati ntibishoboka. None se Brian twayobye, waracanga mu kigo ntukibuka iwawe? Brian ati aha ni iwanjye, ahubwo ntabwo mbizi pe, reka twinjire tubaze. Barinjira bagasanga rwose umukecuru yicariye mu ntebe arimo yirebera televiziyo, ari kureba amakuru. Babaha karibu bakicara, ariko Brian biba byamucanze ndetse na mushiki we bikamucanga. Bararebana umwanya munini, bagatangira kwibaza niba baba bayobye. Brian akareba akabona inzu niye, akareba ibintu byose akabona nibye, ariko bikamucanga akibaza uburyo mu rugo iwe hasigaye haba umwana muto ndetse n'umukecuru. Umukecuru rero agabanya volume ya TV akababwira ati bana banjye muri aho, ati se tubakiriza iki? Anete ati mukecuru wikigora, nta kintu turi bufate, ahubwo twari tuje kugira ngo dufashe, sinzi niba twayobye. Umukecuru ati se muyoba gute? Ati turi hano ariko turabona nyine uwo dushaka atari we turi kubona. Umukecuru ati mwashakaga ndetse kandi Brian ati mukecuru twashakaga Gloria. Gloria yari atuye hano, yabaga mu hano, none turabona ari mwe muri kuba muri iyi nzu. Ese wadufasha kumenya nangwa mubana hano? Umukecuru ati bana banjye rero, mu by'ukuri koko iyi nzu ni iya Gloria, ni nawe uyinkodesha, ariko ntabwo abamo hano. Nanjye sinzi ahantu aba, n'amafaranga y'ubukode nyamwoherereza kuri telefone. Anete ati none se waduhereza inamba akoresha, wadufasha byibura twaramubuze. Brian ati mukecuru njyewe nitwa Brian, ndi umugabo wa Gloria. Umukecuru ati nibyo koko, ibyangombwa byose byanditse mu mazina yanyu mwembi. Se burya ni wowe mukwe? Ni wowe mukwe uriya? Ni wowe mugabo rwose wa Gloria? Ni wowe mukwe wacu? Atenda hano ndamutsa de, wahisemo neza, ufite umugore w'imfurakazi, umugore utagira umutima mubi. Ati njyewe nkurikije n'uburyo uriya mwana w'umukobwa namubonye n'uburyo agira umutima mwiza wa kimuntu kandi afasha abantu, nahoraga mfite amatsiko umugabo w'umunyamugisha waba waramuhisemo nanga se uwo yaba yarahisemo. Ese burya koko ni wowe? Brian ahobera umukecuru, umukecuru akamubwira ati mwana wanjye wahisemo neza, uriya mugore uzamukundwa akaze kuko afite umutima udasanzwe. Ati rero inamba akoresha ndaje nzibahe,
umukecuru ahamagara kakana gato k'agakobwa kakabwira ati genda mu cyumba unzanire ya telefone. Umwana arayizana akabahereza inamba Gloria asigaye akoresha. Bahita bamusezera bakagenda. Bakigera hanze binjira mu modoka bagaparika bagahamagara iya namba ya Gloria icamo, ariko Kari akaba ari wiyitaba. Mu kuyitaba Brian yumva ijwi atari ryo, akavuga ati se muraho? Kari ati muraho neza. Undi ati se ko numva ijwi atari irya Gloria, ninde waba witabye inamba ye? Kari ati njyewe nitwa Kari, ndi inshuti ya Gloria. Brian ati none se Gloria yaba ari he? Undi ati rero kano kanya ntago Gloria wamubona kubera ko ari kumwe n'abaganga. Brian ati ngo iki? Umugore wanjye afite ikihe kibazo? Kari ati sorry gato. Atugize ngo iki? Umugore wawe? Kuva ryari se wowe urinde? Brian ati njye nitwa Brian. Kari ati oh Brian ni wowe? None se bite? Brian ati ni sawa. None se uranze? Kari ati yego ndakuzi. Brian ati okay, ni byiza noneho niba unzi. Ahubwo mbwira, kumbwiye ngo umugore wanjye ari kumwe n'abaganga, afite ikihe kibazo? Ese ararwaye? Kari ati ngo iki? Ese ntabwo uzi ko umugore wawe atwite? Ntabwo uzi ko yagiye kubyara? Brian ati no way, ndangira ibitaro muriho kano kanya mpite nza. Kari ati ndaje nguhereze location wahadusange rwose, nta nubwo ari kure. Ntekereza ko niba uri hano mu mujyi wa Kigali ni hafi rwose, ntabwo biri bugutinze. Brian ahita akupa akagira ikiniga akazenga amarira mu maso. Anita aramubaza ati kandi ubaye iki? Hari inkuru mbi wakiriye? Brian mu kiniga cyinshi abwira mushiki we, akamubwira ati Aneta, umugore wanjye yagiye kubyara. Burya bwose umugore wanjye namusize atwite. Aneta ati noneho tubonye impamvu ya nyayo iruta izindi zose yo gusubirana kwawe n'umugore wawe. Ahubwo ihute tugende tujye kumureba. Ariko nanone buretse ntabwo wagera imbere y'umugore wawe nta mpano n'iyi nimwe umushyiriye. Barabanza bakajya gushaka ururabo, bagashaka n'izindi mpano bagomba gushyira Gloria. Barabishaka, bamara kubibona bakerekeza kwa muganga. Tuve kuri Annette ndetse na musaza we Brian, twigarukire kuri Clenia. Hamuza nawe aba amaze kuhagera, aramutsa Clenia akicara, amwicara iruhande, cyane ko Clenia yaba yicaye mu ntebe arambuye amaguru kubera ko ntago aba abasha kuyahina. Agerageza kuyahina ari uko ari mu kagare gusa, yaba atari mu kagare akayarambura nabyo aba ari ukwinginga, kuko biba bisaba kuyaterura, cyane ko ubwe ku giti cye ntago aba abasha kuyaterura, ahubwo byose aba bikorerwa. Hamuza aramwitegereza akavuga ati se basuri yumva ute? Clenia ati nta kigenda, nyine ibintu byose barabinkorera,
banjyana mu basing room, mbese ikintu icyo ari cyo cyose ndagikorerwa. Hamuze ati none se uwaza gushakira imbago wenda hari igihe cyose uri hano ukajya ugerageza kuzihagurukiraho kugira ngo turebe ko bizafasha. Kireni ati nabyo ntacyo byaba bitwaye, ahari wenda bishobora kumfasha ariko byansaba kuba mfite undi muntu umfasha kuzihagurukiraho nkareba ko nagenda. Hamuze ati ntugire ikibazo, nzajya mpamara ngufashe. Kireni ati Dr. ni ukuri uritanga cyane ku bwanjye kandi umbabarire kuba naratinze kuguhamagara. Hamuze ati ntugire ikibazo, yego nabyibajijeho ariko sinabitinzeho, nari nzi ko n'ubundi uzagaruka nkongera nkakubona. Riya ahita aza avuga ati rata Dr. tukwakiriza iki? Hamuze ati baby nta kintu ndi bufate. Riya ati oya, nta muntu ujya uzi iwacu agende nta kintu afashe. Hamuze ati nibyo se koko? Riya ati cyane, ati ahubwo tuguhe iki? Hamuze ati basi ni mu mamazi. Riya ati oya, yewe ntabwo ndi buguha amazi, ahubwo kankuzaniye juice, nangura nk'inzoga aba ariyo nkuzanira. Hamuze araseka akabwira Kireni ati ariko karumuna kawe kari stubborn, gusa disi ni akana keza. Riya ati ariko ntabwo wansubije ikibazo cyanjye, nkuzanire iki? Mbwira yewe nkwakire. Hamuze ati genda basi icyo ubona kinkwiriye aba aricyo nzanira. Kariya karaseka agahita kigendera. Aragenda akamuzanira ikirahure cya juice akamuhereza. Hamuze akomeza kuganira na Kireni amubaza ati se basi amasomo biragenda? Undi ati nta kibazo. Undi ati none se wiga ibiki? Undi ati niga ibintu rwose, niga ibintu ntabona ukuntu ngusobanurira, niga ibintu bikomeye. Hamuze ati se ni ibiki? Ndi kwiga mathematics, nkiga physics na chemistry. Hamuze ati none se ibyo bintu ubifatanya gute no kwiyitaho aho ntuzatsindwa? Basi iyo uhitamo kwiga ibintu byoroheje. Kireni ati ya Dr. n'ubundi rega nibyo nigaga, ahubwo nuko senior 6 kuyisoza nabuze uko nyisoza kubera ikibazo cya minerivare, rero n'ubundi ndabimenyereye. Hamuze ati oya wimbeshye, mbwese ayo masomo urayatsinda nangwa uragutsinda? Undi ati oya, none se basi nkwereke bimwe mu byo tumaze gukora. Bankoresheje test kubera ko nasanze abandi barageze kure ndetse igihembwe kiri hafi kurangira. Amakwizi yose bagiye bakora nanjye narayakoze, so rero performance yanjye ntabwo ari mbi cyane, yego ntabwo ishimishije ariko nanone urebye ntabwo ari mbi cyane. Hamuze ati ntabwo nabyizera, basi nyereka ndebe. Kireni ati reka nze mpamagarire iyo agenda binzanire, biri hariya haruguru hamwe mba ndi kwigira, kuko kano kanya kugira ngo njye mu kagare no kujyayo byatwara umwanya munini. Reka mpamagarire iyo agenda abikuzanire. Hamuze ati se waretse nkagufasha? Ati ndangira neza. Kireni aramwereka avuga ati ibintu byanjye byose biri hariya, yewe n'amakaye yanjye.
kuko anytime ndaza kugenda ngaruke mu masomo, numara kugenda ndajya kurivayizinga. Hamuze ati ngufashije hari icyo byaba bitwaye se? Kandi ati nta kibazo. Hamuze ati ngaho nyemerera nguterure tugende nkwicaze muri iriya ntebe hanyuma unyereke. Kenny ati uri serious se? Hamuze ati yes I'm serious. Wowe unterure? Hamuze ati yego kandi ndakomeje. Kenny akiri kubyibazaho, Hamuze ahita amuterura bakajyana akamwereka. Hamuze areba mu makwizi Kenny yagiye akora, ahubwo akumirwa kavuga ati se birashoboka? Wambwiraga ngo amanota nagashimishije, none ndabona uri muri 80%. None se uba ushaka amanota ashimishije gute? Kenny ati njyewe ubundi mu buzima mba numva nshaka amanota ari hejuru ya 90. Iyo mfite amanota ari munsi ya 90% mba natsinzwe. Hamuze ati no way, ntabwo nabyizera. Ese burya uri umuhanga kuri iki kigero? Ati Imana yo mu ijuru izamfashe nkuvurukire, kuko ubwenge ufite ntabwo ari ubw'umuntu ugendera mu kagare. Kenny ati Doctor, icy'ingenzi ni uko mfite ubuzima, nkaba mfite umuryango unkunda, mfite dad na mom, mfite na murumuna wanjye. Ibyo ni byo by'ingenzi. Naba ngenda n'amaguru nangwa se ndi mu kagare, icy'ingenzi ni uko mbafite. Nakubwira ngo ni nk'umugisha, umugisha nagize nkurikije n'ubuzima nabayeho. N'ibi biramaze byonyine kuba mfite abantu banyitaho kandi banyitangira, nabyo byonyine bintera izindi mbaraga zo kumva ko ngomba gukora cyane kandi simbatenguhe. Ikindi no kuba nawe unyitaho, nabyo byonyine bintera imbaraga zo kumva ko ngomba gukora cyane kugira ngo sinzabatenguhe. Doctor, ahari ntabwo uzi inkuru yanjye neza. Carrie na Raoul ntabwo ari ababyeyi bambyara, ariko bamfata nk'aho ari ababyeyi banjye. Hamuze ati ngo iki? Gute se kandi? Kenny ati Doctor, njyewe naje hariya mu bitaro nagerageje gushaka kwiyahura. Inkuru y'ubuzima bwanjye ni ndende cyane. Hamuze ati Kenny, ndakwinginze niba wanyizera mbwira inkuru y'ubuzima bwawe, ndumva ngize amatsiko, ndumva nshaka kubimenya. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Ese Kenny araza kuba open abwire Hamuze? Nangwa aramubwira ati nzaba nkubwira. Brian agiye kwa muganga kureba Gloria. Ese nagerayo Gloria aramwakira ate? Logan ndetse na Jesse biyemeje gushaka Kenny. Ese kuko bazamubona? Byose rero mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha. Ngiye yandika kandi ngayibagezaho. Nitwa Atete. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni inyamibwa. Mu kanya gato cyane nze nakira ibitekerezo byanyu